Ndi Papa Sava. Ako se wani mucakuryama ukaryama ngiye ko numva ncakumva akayaga urumva habaho utumva akayaga wowe Pasava Papa Sava nkubu iki gicuku byutse ugenda mu mvura ingana gutya wabuze iki mu buri bwawe ukaryama Frasa wabonye itahise nashaka kwiyumvira akayaga ubundi so ni ngombwa ngo abantu bose baba baryamye niba ushaka kuryama wowe wagiye ukaryama noneho akoze reka tubwizanye kuri Pasava buriya ni kuri yari uhagaze nyine nibiri yari ufite gusuye si ishyano ariko naho tujya mu rusengero bakabigisha bati mujya munyurwa na duke mubonye wanyuzwe n'utwuhawe none buriya nta kindi wakongeraho ngeraho urabona afite ibindi bimenyetso ubundi niba ushaka kuryama wagiye ukaryama uranshaka wiki nese ugiye Papa Sava ariko se uranshaka wiki aho none se ugiye ngiye nshaka kwiyumvira akayaga se ntabwo ushaka kuguma hamwe ngo dukemure ikibazo ariko se urandanda uranshaka wiki ese Papa Sava reka nkubaze abahinzi bari mu murima sibyo abagiye mu isoko bagiye abacuruzi bari gucuruza ugiye muri iki gicuku mu mvura iri kugwa ngwino tugenda tujye gukemura ariko se uranshaka wiki ngwino tugenda dukemure ariko ngiye ndashaka kwiyumvira akayaga se urumva akayaga ubu mu mvura urimo urumva akayaga cyangwa urimo uranyagirwa ngwino tugende ariko nabyo biba bikeneye kugira ngo umuntu ahumeke neza ariko se ubundi wabona urimo kunshikanura gutyo ubundi ubwo uranshikanura nk'iki urimo uranshikanura nk'ihene bagiye kubaga basi ngwino none tugenda tubiganireho neza sibyo ariko niba iki bindi turi buganire ntabwo none se ubu niba dufite ikibazo mu buriri bwacu tugende tubiganire ariko mu buriri ntabwo hashashe ntabwo hazanye amashuka ntabwo hazanye na matora ntabwo hazanye n'iki ngaho ngwino tugende tuze mu mvura oya ngwino ariko si ibi n'iki ariko ibi n'iki tugende oya ngwino Papa Sava ngwino rwose akuze Papa Sava ugiye he naho undi Mama Sava narinyuze ahanganda abantu reka nkurebe nari narabuze umwanya pe naho ugiye mu bintu byo gusarura ibigori ndagenda neza mbura umwanya ubusundi ndakurenza ngiye guteka shanga aho genda ariko rero rwose ndabona itoto rigwa ubanza umurima warashimye umwumbati nako umwumbati bashimye umurima cyangwa sha mwabaye batatu ko mbona ntazi akomargara wagira akagushinyagura kize kandi Margara uzi byanabanye muri uru rugo nyamba mbona rwose ntazanahatinda bikize kandi utangiye kuganya kandi uri umugeni sha Margara kuri kwimana saba nta kintu ya mugabo gusa ushatse kumbwira ngo iki maburere rwose aba uravugisha ukuri se ntacyo pe ko mbona uriya mugabo rwose ari umugabo w'ibigango wirekura se ikibazo afite n'iki babarira we wagize amahirwe ifite indimbati w'ibogari sha ariko wakubwira buriya hari umuhungu wanteretaga wakinaga basket muremure w'ibogari nuko iwacu bansindagiye uyu mugabo nta kundi nari kubigenzanya Mama Sava uravuze ngo ndimbati sha we wigiriye amahirwe ubugabo si ubutumbi Mama Sava do ni nko gutunga urutoki mu gihugu uravugisha ukuri ngo mfite ibogari umuntu ungana kuriya kandi bamubona yizunguza mukagira ngo hari ikirimo ntuzitiranye ubwiza bw'inyuma bw'imodoka na moteri ni idebe riri mu busa dore gutya mba mbona ari muremure abyibushye mwumvaga nyine yuko rwose ameze neza none nabona n'ukuntu abagore b'inaha bamwirukaho nkavuga nti Margarita arakize bazaje bakamujyana ni ukwitiranya amazu ubu narapfuye narashize nuko njya gushaka bavuze ngo niko zubakwa mba naranagiye pe nashatse kugenda mbura ahantu mbihera mbura n'umuntu mbiganiriza Margarita njye ndabona ntazahatenda ntacyo nkwijeje kubyurura uretse Mama Sava umva ni gukomeza ukihangana dore nkurusha kuba mu rugo mazemo igihe kinini rwose genda wihangane niko zubakwa mwese nzihangane kugeza ryari Margarita
ubu nazihangana kugeza ryari? icyo nacyo ni ikibazo ariko se nta kuntu wahamagara Marene wenda ukabimuganiriza niba hari icyo yakosora uwo akaba yamukosora ko mukiri batoya rega twe turashaje. Mariga ibintu ntinyuze kubwira umva nabibwira Marene wanjye ko hamugari ni ikibazo ku mana yanjye we nabikubwira kuko uri umuturanyi ariko ntabwo nabibwira Marene wanjye da mbabarira batazanancishamo ijisho ngo nashatse nabi. mama sava ko dupfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa ubu se wowe kukiri ubu umwana nategereje yuko nsama ariko si ubwo yaba ariyo mpamvu ntabwo mbizi pe ntusige ko nasamye simbyayaka umva nakumira n'ugusenga tuzareba ukuntu tubiganira ngaho genda urebe icyo umukora ndabona n'amasaha yagiye basuhishe mu nda uhishe mu nda ahubwo mama sava nawe umbemo nanjye nzakubamo nukuri urumva nta kibazo pe ibintu ntabwo ari byo kwirirwa umuntu avuga gusa rwose nta cyizere ngo uhaye ariko nyine umusuhuza ndamusuhuza ariko ubyibuke umbemo ndakubamo rwose nanjye rwose nzakubamo sawa ibihe byiza ariko se ntagenda ntabigenda nguteguriye icyayi uranyweye uri umureti ntushaka urambuza kugenda se wowe feri Papa Sava wajya unyumva tuza ariko tubanze Papa Sava tuza tuganire sibyo tuza tuganire kandi ntabwo twashakanye Papa Sava noneho jewe bantu nsobanurire ndashaka kumenya neza amatekinike wazanye muri uru rugo ntasobanukiye biriya bintu babikuye he aya matekinike nshaka kumenya ibintu waraye ukoze ahantu wabikuye ariko narumiwe koko indureje bundi utimyanyanyanye ubu ngubu utamatekinike aya matekinike icyo utabonye ni iki ese Papa Sava ni gute umwana asigaye ava mu kibura mwaka akahita agera muri kaminuza akahita nambara ikanzu ngo iki nese umuntu yazira ubwenge bwe niba mfite ubwenge nkaba njijukiwe nkatangira bagahita bansimbukisha bati graduatinga ibyo mbizira se icyo umuntu yazira n'ubwe keretse uvuze uti wenda wambaye iyo kanzu utigeze ugraduatinga icyo kiba ari cyo kibazo ikindi kibazo ufite ni ikintu kuba na graduatinze ubu icyumweru kimwe uyisumenya amasomo yose uyisumenya ibiki byose herega mama Sava naganika hariya kuri serire mama Sava urira igikuta nk'ihene yurira urugo iri kurisha mama Sava ngiye ko nambona ukuriye akamatera ntazanurwa kuyiga shaje ushyira imbere y'igitanda ngo ni nkwamba kambaye nk'umwana Papa Sava urangije usesera munsi y'igitanda ngo ninjye hejuru ngo sinzi iyo duhurira nese ikibazo kikaba ikiye hakoze Papa akose nawe siriya tekinike wazanye ngo nturabona ngo umwana harya ngo bari konsa uricara ngo nkwicareho Papa Sava mbana unsobanuye biriya bintu hano habikuye none se ntabwo ari wowe wabiririra ubikeneye none urabibonye utereye induru hejuru wabikuye he mu cyumweru kimwe ko tumaze icyumweru turi aha twembi biriya bintu wabikuye he ikibazo ni cyaho nabikuye se cyane uko biba byakozwe bikakunyura ko ntabyo wari uzi ko nabanye nawe nta kintu na kimwe wari uzi wabikuye he mu munota umwe ariko se umuntu ntabizi mutima mwe umuntu arabimenya kurenzaho mutima mama ikibazo ni iki ubu ntabwo ushaka kunkura mu mwuka koko umwuka se ubwo si byari byo ugiye kwigisha abakristo Papa Sava mbabarira twese turi abantu bakuru ndashaka umbwira ahantu biriya bintu wabikuye ariko se kuba mfite ibibuga naramenya ubwenge nkamenya ibibuga nitorezamo ugeze ngo Papa Sava uravuze ngo ufite ibibuga witorezamo mani ishobora byose aha nicyo nashakaga kumva noneho ibibuga nitorezamo urashaka ko atsinda igitego ntakoze imyitozo ibyo nibyo nshaka unsobanurira ahantu witoreje biriya bintu umbwire nabo mu byitoza iyo urebye imyaka yanjye usanga ndi igicucu ubu Papa Sava ntabwo nsobanukiwe kumenya nti mfite isuka oke ni umujyoyo simpinga urubuye ndarima hari ibisinde niba ndimye ibisinde nkakurura nkasanza noneho nkahita ntera imyaka ikamera icyo kiba ikibazo erega uramponda sinuga ubundi banza ibyo tunabyihorera banza unsobanurira ahantu usigaye witoreza ndumva mbwiye yuko ngo usigaye witoreza amavuta urayankarabije ibintu birarangiye ndashaka kugusobanurira sobanura nibyo nanjye nashakaga umuntu muzima ntago bamugaye rimwe kabiri gatatu kane gatanu cyane kubwe nagombaga gushaka imyitozo yego icyambere umuntu amenya ubwenge ate ubwenge icyambere ni ugusoma nta binyamakuru byandikwa se cyangwa umuntu akajya kuri interineti
ejo ntabwo aribwo nakwerekaga icyitwa opera narasomye. Icya kabiri hari radiyo ugafungura amatwi ukumva radiyo. Nese radiyo ushatse kuvuga yuko nta gahunda bavugamo y'uburyo ki nyine n'udufuni cyangwa imijyojyo yahinga ntaho ujya ubyumva. Icya gatatu hari interineti nayo yaraje haba ngo nyikoreshe nabi nkanayikoresheje neza hanyuma ukaba ubyutse utera ifite inuti ko mbese umeze nk'ukina futuboro cyangwa ukaba ukina vore nkaba nzi kwigora wa mugana aho hasi no hejuru nkamenya ikibazo kibi cyo ngicyo utera induru uvugishwa ibintu bikurenge. Icyo nicyo kibazo ufite. Ese mbyigishije byo bitwaye iki? Niba icyo kibazo turamutse tugifite aho dusengera nkabyigisha nkabwira abantu ntibigenda gutya, abana twabaheje bagiye mu ndirimbo zabo z'abana natwe tugatangira kuririmba iz'abakuru nkabereka uko bagomba guhimbaza nyine biherereye, ikibazo cyaba kiri ndamutse byigishije. Niba byaraye bikunyuze kuki udashaka gusangira n'abandi bavandimwe bawe? Hako none usigaye wiga karate cyangwa usigaye ari umubasketeri? Nubwo wabonye yuko nshobora gutsinda shampiyona ubwo urumva nyine ndakaza, ahubwo wintesha igihe. Ubu ndumva umpinduriye gahunda. Ibyo nabwigishe ndabibuze. Dusubire muri gymnastique. Ngwino muri gymnastique.